ikindi cyavugwaga cyari iki, cyari ubusambanyi. Ariko se ko nababwiye ngo nibyo narabikoze, nkaza nkemera ngo hari abana nabyaye, kubera yuko ndetse hari n'abakobwa cyangwa abagore bari baraje kubivuga kundega. Ndetse naranabashimiye abo bantu babivuze kuko bamaze ubwoba. Ubundi iyo babivuga hakiri kare wenda sinari no gutinda muri ibyo bintu, ariko kutabivuga kwabo nanjye kutabivuga kwanjye tukaguma gukwepa navuga ngo gukwepa abantu n'Imana, usibye ko Imana tutayikwepye wenda yari yaratwihoreye. Byageze aho birasandara, hanyuma mboneraho nanjye ndaza ndabyemera. Ariko se kankubaze wowe uzi ko nabyemeye, nawe wabyumvishe? Benshi nta nubwo byabanejeje. N'uyu munsi ndacyabona message zinyereka ko hari abantu bataguwe neza ku bw'icyo, ariko nagira ngo mubwiye ngo mwe ntimwaguwe nabi kundusha, njye naguwe nabi kubarusha, ahubwo ngira kwihangana, navuga ngo nabwo ndabarusha, kuko mwe ntabwo byari bibariho. Umunyarwanda yaravuze ngo agaho kari ku wundi karahandurika. Iyo mvuze ngo nabyaye abana, icyo cyitwa icyaha cy'ubusambanyi. Ubundi uzi ngo byatangiye ryari? Iyo umuntu aje akavuga ngo njye nawe twarabyaranye, akaza akavuga ngo yarampemukiye, akaza akavuga ngo ntamfasha kurera, hari inyuma y'ibyo yavuze harimo urugendo mwese mutagenze rwagendaga jyewe, kuko ari jyewe wari nyir'umupfu, ni jye wateruraga hanuka. Hari ibintu burya mutame. Nimba umuntu aje kuri YouTube akavuga ngo afite umwana w'imyaka 6, uzi ko jyewe nikoreye umutwaro kuva inda yatangira kumara icyumweru, hatangira kurwana no kubihisha ngo bitamenyekana. Wari uzi ko nimba naje nkavuga ngo nanyoye inzoga, bakubwira se ko nazinyoye, navuze se ko nazinyoyeho rimwe kabiri se, nigeze se mvuga ngo nasindiye aha n'aha bigenda gutya? Ibyo bintu nibyo nshaka rero kubabwira, hanyuma ibyo bintu bikava inyuma. Ndashimira umuntu umwe wanditse komenti aravuga ngo Theo, ngo rwose ngo ntacyo utavuze, ngo ntacyo utavuze, ngo nushaka uzabyihorera. Nagira ngo mubwire ngo ahubwo ntacyo navuze. Navuze iki se? Mutega amatwi mumenye amakuru. None se wari uzi ko, ngaruke kuri kimwe cy'insengero, wari uzi ko nshobora kuba mu byo nibuka nzi neza naba naranyoye ku nzoga bwa mbere nzinyweshejwe nabo nitaga abapasitori, abo nitaga abashumba, nkagenda ngiye kuririmba yantumiye, kuko habaga hari ibyo mwavuganye ari buguhe, kwa kunda kubwira ati ngwino tugende tunasangire, kwajye kubona ukabona tumije nk'igicupa cya konyagi. Ibyo se wari ubizi? Nimba wari unabizi se ugira ngo mu buhamya navuze ibyo narabivuze, ugahita wumva n'umutima uragusimbutse. Ubwo nuko natangiye kuzinywa, bamvangiramo n'udufanta ngo nywa, bakansomera ibyanditswe byera biri muri Bibiliya. Nzi ibyanditswe byinshi byakunywesha inzoga, ariko nagira ngo mubwire ngo uzazinywa zikwandagaze, uzazinywa zigusebye, uzazinywa zikuzane kuvuga nk'ibi mvuga, nugira imbaraga zo kubivuga. Ubundi se nimba naravuze ngo narabyaye cyangwa ngo narasambaye, wari uzi ko ushobora gusanga ngiye inyuma nta muntu ndi buvuge? Bapasitori, bashumba muri inshuti zanjye, mfitemo abashumba benshi nanavuga amazina, bamfashije kuzamuka muri uyu muziki. Abantu bari abayobozi b'ibyumba bakaza kuzamuka bakaba abashumba, bakaba abapotre, bamfasha amaboko, mwarakoze. Mfite abashumba banshyize ku gatuti babanje kuburana n'abantu batanyemeraga kuko nasaga nabi, ndi umunyacyaro, ndi umuturage, aribwo mvuye za Kabarondo, iyo za Kibungo, za Kayonza. Abantu bamfata amaboko baramfasha. Hari abapasitori bakoze mu mifuka bampa amafaranga njya mu masitidiyo, ndabashimira cyane. Abo nanabavuga amazina nibiba ngombwa nzanabababwira kuko iki kiganiro kizakomeza. Ariko mfite n'abandi muri izi, cyakoze harimo n'abapfuye cyangwa batashye, kuko niyo mvugo wenda yo kubaha umuntu utakiriho. Ariko mfitemo n'abandi banywesheje inzoga, bambwira ko nta kibazo, turazisangira rimwe kabiri,
ndabafite bantaye mu kabari babonye maze gusinda kuko ntarimbishowe, muriruka muransiga, sigara mu bubari nkuramo imyenda, batumaho umudamu wanjye arara ijoro atazi naho ubwo bubari buba. Nabo ni abapasiteri muri babiri. Niyo mpamvu ntashobora guhakana izo nsengero zidasobanutse, izo nsengero zirimo ubutekamutwe, ntabwo izo nzishyigikiye, ntabwo ndi buvuga izina, ariko wenda uriyumva nawe ubimenye. Ntabwo muhari mwanaye mu kabari mukigendera, naje ndi umuririmbyi mukansiga ndi umusinzi ku gasi. Abantu barabizi, ni nayo mpamvu kubyemera ari byo byiza. Rero ntabwo nazajya gusubira inyuma ngo mpe abantu buhamya, nabanjije nibura kuvuga kuri ibi bintu. Ndi umuntu wahagarara nkavuga ni hari umuntu, hari itorero ahantu nagiye, mwajya muri biro n'umushumba ngo nibura muganire uko iteraniro ryagenze, agahita akubwira ati ariko nturamudiyakoni ureba nta mugabo agira, umbwire mugupangire. Bamwe si mwe mwanyigishije uburaya, si mwe mwanyigishije bimwe muri ibyo, ariko uyu munsi usanga hari namwe mugaruka mukamvuga nabi, hari namwe mwanyoshyaga muntera icyangiro kuri rubanda mu bantu, mutuma abantu banyanga. Ndashimira Imana ko habayeho irigabanyuka ry'insengero, hari nyinshi zagiye zavuyemo. Nzi benshi bambwira ati sinzongera gukora urusengero mu Rwanda ntibyakunda, nkavuga ni n'ubundi ntabwo wageraga, ahubwo byari ibiki. Ndashimira ubuyobozi bw'igihugu cyacu kandi bizajya ku murongo, ariko ndababwiza ukuri, ntabwo naje hano gusebanya, naje hano kwivugaho. Ariko jewe nanjye nari mfite abanshukaga, ariko nifite umuntu nkanjye magarara imyaka mfite, ibikorwa nakoze n'ubundi we kugeza n'uyu munsi byo nagizwe n'Imana, ariko ugasanga abantu baramvangiye. Mfite abantu banyanga n'uyu munsi kuva icyo gihe, ariko narohejwe namwe n'aba runaka, nawe ndi buvuge. Hanyuma ugasanga byanangizeho ingaruka. Ntago yamarira mbunga mu maso ari uko ari ikindi, nagahinda k'ibyaha byanjye. Ntabwo umuntu yakira atavuze. Nagira ngo mbatangarize ko ubu nafashe undi mwanzuro, nafashe izindi ngamba, tuzaba inshuti n'ibyo. Nta muntu ndi buvuga izina, nawe urabizi ko atari wowe, hatagira n'umushumba ugira ubwoba. Ariko abadukurikira ni benshi, ahantu isi igeze nibyo. Ubuyobozi bw'igihugu cyacu ndabushimira cyane, ni ukuri. Bazanongere bagenzure no mu matorero yasigaye ahubwo. Togoza ntibazambwire wenda ngo mbafashe kuko njyewe ntabwo nzi ibyo bagendeyeho, ariko ni ukuri. Hari abantu biyitirira Imana, hari abantu biyita abakozi b'Imana, cyangwa wenda bari abakozi b'Imana bisigara ari abo kubyitirirwa batakiriho. Njyewe kera ngikizwa ntabwo nari nzi ko umurokora avuga nabi, ntabwo nari nzi ko umurokora atukana. Umuntu wari umeze gutyo ntabwo nari nzi rero ko none umurokora akora icyaha. Ubu se abashumba mumurikiye cyangwa muzankurikira, umunsi mu bihe nari maze gutangira kuvuga ngo nakoze ibyaha, ngo ibi n'ibi mbyemera, mbabwire ko hari umushumba wambwiye turi ikigo ry'ubanza ugiye no gupfa, ati ibyo ntibabivuga. Arambwira ati wari gutanga na miliyoni 5, ibi bintu ntibimenyekane. Arambwira ati kuko mfite ubuhamya bw'abandi bashumba, ati mfite ubuhamya bw'abandi bapasiteri bafite abana bakuru, ati banashingira, ati kandi bakiri abashumba, aturaza kwita hanze se. Ibaze uwo mushumba yakuyobora ukazajya mu ijuru we. Umuntu kugira inama zo guhisha ibyaha, narasebye rimwe se, narasebye kabiri se, n'ubundi narasebye. Hanyuma sinibaza yuko kuvuga ukuri, ibi bintu ni ibintu maranye igihe. Ni ukuri nagombaga kubivuga, kandi cyanteye kubivuga ni ukubera umwanzuro ubuyobozi bw'igihugu bwafashe, ni ukubera ijambo rya nyakubahwa perezida wa repubulika yavuze nkaryumva. Ni gute umukuru w'igihugu ahantu akorera n'urwego ariho, kugera ku rwego amenye ko muri abesikoro, ubwo urumva mwe mwarihaye akabaga. Njye ntabwo nari nzi ko umupasiteri bamufunga, ntabwo nari nzi ko umupasiteri ajyamo amapingu akambara iroza, bakamuvudukana akagenda yubitse umutwe
umuntu wahagaze imbere y'abantu akababwira Imana y'ububasha n'ubushobozi bakamufatira mu manyanga ari hejuru y'abapagani bakora. Murambabarira nanjye mbibonye ubu, kandi wasanga harimo ababigenderamo kubera bagashoza nuzo bagashoza ibyo biba. Abanyabyaha bagatuma n'abatari abanyabyaha bafatwa, nabo babikekaho bakabajyana, ariko barimo abanyabo b'ibisambo barahari. Ariko muri comment muzambwire nzagire nk'abo mvuga. Nta nabavuga burya, ariko abavuga da, usibye ko atari byo byanzanye uyu munsi nawe mvuga, sinangombwa. Kandi nanone ndasabira umugisha abandi batakoze nk'ibyo, nabo barahari abashumba bazima n'ubu bagifite agahinda ati insengero zarafunzwe. Ariko mwazize rya jambo rivuga ngo umukobwa bumwe agatukisha bose. Abo ngabo babigezemo bakabigira ibindi bintu. Mbese umuntu akakosha akakujyana akakugeza ku rwego ibyo yakwigishije niyo mutaba muri kumwe. Jewe banyigisha inzoga barambwiraga ngo barambatije, kandi njye nene nabatijwe. Nari maze kubatizwa gatatu. Narabatijwe mu bakatolika, mbatizwa mu basilamu, narabatijwe no mu badeperi, bakongera bakambatiza no mu nzoga we. Bakishima cyane abantu n'ubu ngubu kandi baracyabatiza. N'akazi kanyu. Njye ibi bintu ndi kubivuga mu rwego rwo kwitandukanya n'uwari uzi n'utaramenya amakuru. Ibi bintu ni bibi, ni mutabireka itorero ry'Imana ngira ngo ryose rizibagirana kuberamo. Umuntu aratekerezaho gusengera akanahabura. Ubu murarwana ngo insengero bazifungure mwongere mukora amakosa. Namwe mubanze mwihane, mwisubireho, mwisuzume. Imana ibagirire neza. Ubwo ndi kuvuga ngo bashumba bakozi b'Imana, nanjye ntikuye ibi bintu umuntu ujya gukira indwara baravuze ngo arayirata. Ndashaka ko uyu mwaka urangira nditeho muzima mwiza. Ikintu cyose waba warambonyeho muvandi wowe unkurikiye mu bihe bitandukanye ibyo ari byo byose, kuko nasanze abantu tuzi guhisha, abandi tuzi guhishira. Nibyo ubu abantu bakoze amatsinda y'ubucuti, ariko ubucuti bw'urugomo, ubucuti bw'amafuti, ubucuti bw'amanyanga. Bamwe ngo zanyu zirenda gusenyuka, kandi muri abakozi b'Imana abandi zaranasenyutse ntitwabimenya. Abantu nibareke twongere turwanirire icyubahiro cy'Imana. Twongere turwanirire abantu kubajyana mu ijuru, tureke kubayobya. Kureba umukristo ukamubonamo inyungu mu byo ushyira mu gifu cyawe, iyo ubimushakamo ntumubwira ko icyaha ari kibi. Ariko mbabwira ko ibyaha bigejeje abantu aho byabagejeje. Baravuze ngo kuvuga menshi siko kuyamara. Sigaye mwana n'umuntu akambwira ngo kutakiririmba, kandi ndaririmba. Ariko niba izo ndirimba muri iki gihe byaragenze gute nanjye nyimumbaza. Kuki se abantu batazumva? Urayishyira amatuyo ni umusinzi vanamo, wayishyira amatuyo ni yandaya ni kabwera. Ariko se mwari muzi ko byanatangiye gute? Yego nanjye nabigizemo intege nke nk'umuntu, ariko mbona abansunika kandi ari nacyo cyiciro nkorera. Niseka ngo hajya mu rusengero mwavayo mukajya kwinywera agacupa. Ko urwo rusengero noneho wenda barimo banazigura muri ya maturo mwaturishije, ari nayo bari buguheho. Uwo mupasiteri se wazamwanga wazamuvuga nabi, ariko se koko birakwiye? Ndashaka kuzavuga ibintu mutumvishe. Aka ni akantu gato. Naje ubundi nje gushimira nyakubahwa perezida wa repubulika.
ibi bintu byabaye bikwiye gutuma dutekereza tukanisubiraho tukareka ingeso mbi. Waba umukristo ukaba umukristo, waba umupagani ukaba umupagani, ukabyerura. Ariko kankubaza, umuntu yabwira abantu wenda atarumvisha ubuhamya rwose natangaje, akavuga ati uwo musinzi narakara, mbizi ko nasindiye mu ruhame, hakagira abambona bitari rimwe bitari kabiri, abantu barambonanye amacupa, abantu batunze amafoto yanjye y'inzoga, nicara ahantu nanasinzira ntabigambiriye, bakita bazizana kuko baba bafite amakuru, bakaguta hanze no mu gihe utabikoze kandi nabwo bikaguhana. Kandi n'igihe usanga bamwe mu bikora nabo bakuvamo bakaguharabika. Ntabwo njyewe rero ndakabati ko kubika ibibi, ngomba kuba umukristo muzima. Ubu hari abapasiteri baza kuri social media yatangira kuvuga bari kuvuga ngo uwo mupagani ngo uwo nawe nyamara ari na muzima, ahubwo mumwita umupagani kubera abandi mwabonye ubupagani. Mwamubona wenda mureka tuvuge mwamubona mu mapingu bamujyanye nko kuburana ibintu runaka, mukita muvuga ngo niko babaye, ngo nta bashumba baturimo ngo ibiki, ari na muzima ahubwo yazize babandi mutamenye. Babaye ugasanga ahubwo hafashwe n'abatari abo babiceka. Tanashimira Imana ko benshi badaherayo bagaruka. Imana ishimwe. Jewe rero icyo nenda kubabwira ni ikintu kimwe. Ubu buhamya naje kuba ni urugendo rurerure. Neze kangubaza, nimba umuntu yaraje akavuga ati runaka namfasha nangaburira nagaminda zo z'umwana n'urugero, ubwo ndi kuvuga kuri ba bashiki banyu, ariko ugasanga ibi bintu ni ibintu bifite urugendo, ntabwo ari ibintu wahita uvuga none ngo birangire. Tuzaganira. Nje nta kintu cyambayeho cyababaje umutima wanjye nko kugwa hitwa umupagani, kandi nanjye n'umutima wanjye tubyemeranwa. Ariko nta kintu gishobora kunezeza umutima wanjye nko kuba ndi mu nzira. N'ubu natangiye amasengesho, nabwiye abantu tuziranye, abo mfata nk'inshuti nyanshuti, ndavuga ati je natangiye kujya gukora tewo mushyashya, tewo utagifite umwanya wo gutakaza, tewo wo gukorera Imana, tewo wo kumenya ibye, nkava mu bigare, nkava mu bintu bidasobanutse kandi byinshi. Ndi mu masengesho nayaherukaga ryari, ndi gufata iminsi 3 nkagira ngo maze icyumweru, nabwo ni mugoroba nijye kuko sinari ngisenga. Ni naho ndi gukura akabaraga ko kuba navuga ibi bintu. Nafashe igihe cyo kwitekerezaho, muntu wambuze kuri telefone, muntu utakimbona. Abakuzi nimba barambuze numbona hano kuri YouTube umenye ngo ibi naho ndi nibyo ndimo. Baravuze ngo ubugabo butisubiraho bubyara ububwa. Nta kintu gitangaje nko kuba umudamu wanjye mfite twashakanye yigeze kunyicaza arambwira ataho kugira ngo unywe inzoga wajya mu bagore, ati kuko inzoga zizagukurira n'urupfu rw'impanuka. Ibaza aho umuntu yemera icyo cy'ubundi nicyo cyari kigo. Arundi yavuga ati juzinywa ariko utazagira umuntu ukora, kubera ko yankundaga agira ngo ngume kuba. Yavuze ati basi bademo ariko inzoga zireke. Nakibuka ko nazinyweshejwe n'umuntu wakabaye azimbuza. Ibi bintu abapasiteri nabiganirije barambwira tuzabivuge. Ndabashimira. Ntabwo ndi bavuga amazina, mvuze izina ry'umuntu hano hari igihe bamwitirira bimwe mu byo navuze. Ariko bashumba murabizi mwangiriye inama barenze umwe, bantu mwanzamuye, bantu nabonyeho amakosa murahari benshi. Abashumba bazima barahari, amatorero mazima arahari, kandi n'abandi bakisubiraho bigakunda. Ndumva nanarekeraho nkazabona uko nangira kubaho ubuhamya bundi, hanyuma ibyo muzambaza muri comment
nibyo nzaza nje gusubiza. Naje gusubiza abantu bambwiye ngo uzabivuge. Natangiye kandi ntabwo bapasiteri mwebwe bashumba inshuti zanjye dukorana umurimo w'Imana cyangwa twawukoranye, murabizi ko hari ibindi ntavuze kandi nabyo nzabivuga. Ntabwo nahita mbivuga byose kuko ngomba gukora ikiganiro kitarambira abantu, nibutsa abantu kandi ko nimba urebye iki kiganiro utarakoze subscribe ugomba kuyikora kugira ngo ikizaza uzakibone bitari impitagihe, kugira ngo uzakibone nuko ugomba gukora subscribe. Mukanibuka ko kuyikora ari ukunshyigikira, nkazamuka nanjye nkagira ibyo ngeraho, kuko na YouTube abayifite ifite ikibamariye, ariko abayitaho cyangwa abafite ababakurikira benshi bakabakorera bene nk'ibyo. Mfite abasubscribe bake kandi ndi mu bantu bazwi n'abantu benshi. Niwumva iki kiganiro ukagira umutima w'urukundo, nibyo uzabikore kugira ngo n'indirimbo nzakora ejo bundi. Nk'ubu ndimo ndahimba indirimbo yitwa Ingaruka y'Icyaha, ugomba kuzayumva mu ba mbere. Kandi ingaruka y'icyaha ni urupfu, ingaruka y'icyaha ni uguseba no kwandagara, ni uguta agaciro. Murabizi njye nagiye nsuzugurwa n'abantu bakabaye banyuba, ariko sibo, ni ibyaha byansuzuguye. Abantu bakongorerana, nabwiye abantu ukuntu umuntu yigeze kunyuza umutwe mu modoka ya tagisi igenda aramvuma, ndavuga tubwo ntabuze uwambonye nta urenze zavuyeho. Nibyo ujye wamvumye nawe yarakoze, kuko iyo mbyibutse numva nakwiye kuba uwo bavuma. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Ikiganiro isaha n'isaha, igihe icyo ari cyo cyose mwabona ikindi. Ntabwo ari ibintu bizatinda, nzabishyiraho vuba vuba kugira ngo tumenye ibi bintu birangire. Mumfashe, mungire inama. Abamugura wenda mukurikije uko nabivuze, niba ari inama ndagaruka na part 2. Ndagaruka ibintu byose nzabivuga. Ndabireka se ngo bigende gute? Ko n'ubundi ingaruka byangiza hari njye uzirengereye. Imvune n'ibibazo mfite ko ari njye navuga ngo byahemukiye, ari njye wihemukiye. Ndabihishira iki? Kamaso yanjye yabibonye, nkaba nzi ko ntawe mbeshyera, nta n'uwo mbeshya. Murakoze cyane, mugire ibihe byiza aho muherereye. Amen.